Ubushize twasize Keti yibaza niba ari bukingure kuko hari umuntu wari urimo ukomanga ku muryango w'icyumba cye. Ijwi ry'urugwiro mu biganiro bitandukanye. Urungano. Iki ni ikiganiro cy'urungano gica kuri radiyo URTV, aho tuzajya tubagezaho inkuru y'uruhererekane buri mugoroba, hamwe nanjye Jeanne Niyonizigiye. Mwayikurikira kandi kuri site ya urtv.fr. Urungano. Reka dukomeze n'urungano. Narabanje ngira ubwoba nibaza ikigiye kuba nimara gufungura, kuko nakekaga ko ari papa cyangwa mama, dore ko bari bazi ko ntajya mfata ibisindisha, kandi icyumba cyanjye nari nacyujuje umva nta ruhakaniro mfite. Nafashe imyenda yanjye ngerageza guhanagura aho narutse, ariko n'ubundi umwuka w'inzoga wanze gushiramo. Nteramo na parufe ngo ndebe ko bishira, ariko wapi, niko uwo muntu yakomezaga gukomanga. Byageze aho niyemeza gufungura, ndavuga nti ni hahandi urwishigishiye ararusoma. Narafunguye n'igihunga cyinshi ndetse n'ubwoba, nsanga ni umukozi w'iwacu. Yewe ndiruhutsa ntawe. Numva nshimye Imana y'indokoye kuba atari ababyeyi banjye. Ndamubaza nti se ni iki kikugenza, kuko ntibyari bisanzwe ko aza kunkomangira mu gitondo ndyamye. Arambwira ati nabonye hari uko waje umeze bitandukanye n'uko nkuzi, niyemeza kuza kureba uko waramutse. Nuko arambaza ati ubu se ntushonje? Uwagira ikintu akuzanira cyo kurya? Ndamubwira ntoya sha mbabarira, ahubwo ubanze untunganyirize kino cyumba nanjye njye muri dushe ndebe ko nagarura imbaraga. Nuko njya gukaraba, nawe asigara antunganyiriza icyumba. Asoje gutunganya icyumba, ahura na mama mu gikari arimo yitegura ngo ajye ku kazi. Amumbajije amubwira ko ngisinziriye. Mama nawe ntiyabyitaho, ntiyabitindaho rwose, yikomereza gahunda ze. Mama asubiye mu nzu, umukozi yaragarutse kundeba arambwira ati ahubwo ntabwo uzi ikintu kivura hangover. Arambwira ati uramutse ushyizemo akandi kantu wahita umererwa neza. Ndamubwira nti reka sinasubira kongera kunywa inzoga. Arambwira ati wowe uri mushyashya mu gakino, reka nkubwire ikintu kiri butume umererwa neza. Wowe ushyizemo akandi kamwe wahita uba mu ryerye, ndakurahiye. Ati ahubwo reka ndebe niba iwanyu bagiye ku kazi, njye kukazana nanjye ngakumbuye kubi, dore hano ni mu kirokore sinkibona uko ngasoma. Ndamubaza nti se ubu koko nturi kunshuka? Arambwira ati reka sinagushuka. Ati rega wowe ngufata nk'umuvandimwe, wowe uri murumuna wanjye rwose, ntugire ikibazo. Nuko agenda yiruka, asanga bagiye kare, maze ahita ajya kuri botike kuzana inzoga. Kubera ko iby'inzoga ntari mbizobereye, sinibuka n'ubwoko yazanye. Yarapfunduye turasangira, ariko nkumva birarura cyane. Dukomeza kunywa, nuko nanjye numva nakamiritse, kuko numvaga ndi mu yindi si. Twatangiye kuganira,
umukozi wacu akanyemeza ko kunywa nta kintu bitwaye. Byageze aho dutangira no kubwirana amabanga. Ambwiye ko nawe ajya asoma akayoga, ntekereje n'ukuntu yanze kunteza ababyeyi, mubwira ibyambayeho byose. Ukuntu Keza n'ubundi yongeye kunshuka, akampuza n'umusore ntazi, bakampa ibiyobyabwenge gashiduka twanaryamanye. Yansezeranije ko atazamvamo. Nuko byose ndabimubwira. Yarambwiye ati rero reka nkwereke ukuntu ugiye kubigenza. Niba ukeka ko wanasamye, byahita bihagarara. Yandangiye umuti wo muri farumasi ngo banywa ntibasame. Sinari mbizi, ni ubwa mbere nari mbyumvise. Gusa numvise ngize icyizere ko nta kibazo ndi bugire. Naragenda awugura. Ngo nsubire mu rugo ndyame ntiwenda biragera nimugoroba norohewe. Ngeze kuri farumasi ngura uwo muti. Ngisohoka muri farumasi nabonye Paul hirya yanjye. Mana we, imitima imbana ibiri. Umutima umwe ukambwira musuhuze, ariko undi ukambuza. Mperamo hagati nibaza ikintu kiri bube. Ngatekereza ukuntu Paul agiye kongera kumbona nanyoye, ikindi kandi ari ku manywa y'ihangu. Nafashe icyemezo cyo kumukwepa kugira ngo atanshishamo ijisho. Nafashe moto, ariko ngeze hafi yo mu rugo numva nshaka gukomeza kwinywera. Nca kuri botike njyana izindi nzoga, ngira ngo nsangire n'umukozi wacu. Numvaga naryohewe. Ibyaruraga byageze aho numva nakomeza nkanywa. Ngezeyo twaranyoye, turasinda koko. Ntangira kumva nkumbuye Paul, nubwo nari namukwebye. Nafashe telefone, mpamagara Paul. Akinyitaba ntangira kumubwira ukuntu namukunze nkimubona. Mbese imitoma nyimarayo. Nuko Paul aratangara, kuko yumvaga ko ukuntu ndimo mvuga bidasanzwe. Arambaza ati Keti umeze neza? Ndamusubiza nti yego meze neza cyane. Ahubwo ndumva nakubona. Ubwo navugaga kandi ururimi rutava mu kanwa. Paul yarambajije ati Keti wongeye kunywa inzoga? Ndamusubiza nti reka. Ahubwo ndumva urukundo rwandenze. Ahubwo uri hehe ngo nze kukureba? Ko numva nshaka kuguhobera. Paul aransubiza ati ndi mu kazi ntabwo byakunda, ntabwo ubasha kumbona. Ati ahubwo ndaza kureba nimugoroba. Ndamubwira nti Paul rwose ikintu nshaka ni ukukubona, nta kindi kintu nshaka kera kirabura muri iyi si. Paul arambwira ati Keti ryama uruhuke, ninsonza akazi ndaza kukureba. Ariko yari yarangije kumva ko nagasomye. Ansezeraho, ariko ansezeranya ko ari buze kumpamagara. Naravuze nti reka nihengekeho gato ntegereze ko Paul ampamagara. Kuko numvaga ndi muri uwo munyenga w'urukundo. Nuko mba mfatiyeho ndasinzira. Hangurwa n'imodoka ya papa numvaga iri kuvuza amahoni. Nategereje ko umukozi akingura ndaheba. Nuko ndabyuka, ngiye kureba nsanga nawe igitotsi cyamutwaye. Ngenda niruka njya gukingurira papa.
akimbona arambaza ati se ko mwatinze gukingura byagenze bite hano? Claudine ari hehe? Ndamusubiza nti yarwaye umutwe kuva kare, nanjye nari ndyamye niyo mpamvu twatinze gufungura. Nuko papa arambaza ati se ubundi usigaye ubaye ko ntaguheruka mukobwa? Ndamusubiza nti tumaze iminsi turi kwiga isomo rikomeye, nkava ku ishuri naniwe cyane ngahita ndyama, hakaba n'ubwo mugiye ku kazi ntarabyuka kubera umunaniro. Ndamubwira nti ahubwo hari silabisi tugomba kugura kandi ihagaze 10,000. Nuko papa akora mu mufuka arayampa amafaranga 10,000. Yinjira mu nzu, mu mutima ndibwira nti bakeza n'ubundi ibyabo ni ukuntera ibibazo gusa, ahubwo nzajya nigumanira na Claudine, nabonye ari we nshuti nziza mfite. Ndavuga nta yangaya nayo tuzayanywera tu. Ubwo mama hari umuntu yari yabanje gusura urwaye mu bitaro, yagombaga gutaha bwije. Nibutse ko kuri farumasi bambwiye ko ntagomba gufata iyo miti nanyoye, nanone nkibaza nti se uwayifata mama atari yazi. Gusa nanone numvaga ntaramera neza ku rwego rwiza, nanga gufata iyo miti. Ndavuga nti udasanga inzoga z'ikindimo ugasanga birapfuye. Ariko nibuka ko Claudine yambwiye ngo nze kunywa amazi menshi, nuko nywa amazi menshi kuko yari yambwiye ko amazi ari bubashe gutuma inzoga zishira mu mubiri vuba. Nuko ngotomera amazi, nshyira wa muti mu mufuka w'ikabutura kuko ariyo nari nambaye mu rugo. Hashize akanya mama arataha, yicara muri salo, yari avuye kwa muganga ananiwe. Arambwira ati telefone yazimye, ntizi yawe mpamagara. Nkoze mu mufuka nkuramo telefone, ya miti nayo itakara hasi. Mana we, noneho ndazibandwa nzerekeza he? Ubu mama ndamukizwa n'iki naramuka abonye iby'iyi miti koko? Ni mu kiganiro Urungano cy'ubutaha. Mwakoze kudukurikira. Inshuti mukunzi, ndagushimiye cyane wowe umaze kumva episode ya 4 mu nkuru ya Keti, inkuru y'urungano mugezwaho na Niyo Jani. Ndizera ko yakunejeje kandi ndakurarikira gukomeza kumva inkuru ya mbere, iya kabiri n'iya gatatu kugira ngo bigufashe gusobanukirwa nimba ari ubwa mbere wumvise iki kiganiro. Kandi ndagushishikariza ko wakora subscription ukiyandikisha, bityo inkuru z'ubutaha ntizizagucike. Izi nkuru aho zanditse Jani yahabarangiye ni kuri IRTV.fr, kandi unazumva mu buryo bw'ibiganiro buri mugoroba nimba uzumviye kuri YouTube gusa. Ndakomeza rero nkushishikarize kumva inkuru, kandi ni inkuru yo kukwigisha wowe uyiteza amatwi. Ijwi ry'Urugwiro ni radio ivugira kuri internet, utwumva kuri Zeno ukanze y3.rtv.fr mu biganiro bitandukanye. Reka nkureke uhere kuri episode ya mbere ngiyo. Ijwi ry'Urugwiro mu biganiro bitandukanye. Urungano. Iki ni ikiganiro cy'urungano gica kuri radio URTV, aho tuzajya tubagezaho inkuru y'uruhererekane buri mugoroba, hamwe nanjye Jane niyo nizigiye. Mwayikurikira kandi kuri site ya urtv.fr. Urungano. Urugwiro ni kimwe mu bintu bifasha kubaho mu buzima wishimye
kandi ibyishimo iyo ubifite mu mutima nta kindi kintu uba wumva kuri wowe cyakugiraho ingaruka, kubera ko ibije byose ubirenzaho kuko uba ufite ibyishimo muri wowe. Niyo mpamvu radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro ihari kugira ngo yongere kugarura urugwiro. Ni iki cyamfasha guca mu bihe nyuramo neza? Burya nta kigufasha neza nko guca mu bihe uzi n'uburyo wabyitwaramo. Reka nkumare impungenge. Mu kiganiro cy'urungano urukurikirane kuri radiyo IRTV ijwi ry'urugwiro hamwe nanjye Jeanne Niyonizigiye buri mugoroba kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Inkuru wasanga kuri IRTV.fr ukayisomera cyangwa ukayitega amatwi buri mugoroba kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Ijwi ry'urugwiro, ijwi ry'urugwiro mu biganiro bitandukanye, ibiganiro by'imikino, ari byo makuru ya siporo, ibiganiro by'inyungurabwenge, ibiganiro by'umuziki, harimo indirimbo ziramya, indirimbo z'Imana n'indirimbo zidufasha. Urungano. Iki ni ikiganiro cy'urungano gica kuri radiyo IRTV, aho tuzajya tubagezaho inkuru y'uruhererekane buri mugoroba hamwe nanjye Jeanne Niyonizigiye. Mwayikurikira kandi kuri site ya IRTV.fr. Urungano. Hari ku wa gatanu ko najyaga bwa mbere mu kabyiniro kitwa Kigali Next Club hamwe n'inshuti zanjye. Hari ku munsi wari wiswe ijoro ry'abari n'abategarugori, Ladies Night. Ariko mbere yo kwerekezayo nabanje kubeshya ababyeyi banjye ko ngiye mu munsi mukuru w'amavuko y'umwana twigana. Byarangoye kubeshya kuko mu buzima bwanjye ntari narigeze ntinyuka kubeshya ababyeyi banjye. Ibyo byose nabikoze kubw'inama mbi z'inshuti zanjye, Teta na Ange. Kubera igihe cyose nabaga ndi kumwe nabo, bageragezaga kunyumvisha ko nasigaye inyuma, ndetse ntibanatinyaga kumbwira ko ntaho ntaniye n'abanyacyaro. Ibyo byose nibyo byaje gutuma mfata umwanzuro wo kujya kureba ibyo byiza bandushije. Byari ibyishimo byinshi kuri bo kumva ko nemeye kujyana nabo. Nanjye nari mfite amatsiko menshi ariko avanze n'ubwoba, kuko numvaga bavuga ko hakorerwa ibintu bibi nk'ubusinzi, uburaya n'ibindi byinshi. Gusa inshuti zanjye zambwiraga ko ibyo byose ari ukubeshya. Twagezeyo saa 4 z'ijoro. Ubwo turinjira ntangazwa n'amatara y'amabara atandukanye yagendaga yihinduranya. Wabonaga abari aho bose bishimye, babyina, baseka, abandi basomana, mbese buri wese wabonaga ari muri mudu yifuza. Hari hasohokeye abantu batandukanye bo mu bihugu bitandukanye, Abafaransa, Abanyamerika, Abashinwa ndetse n'abandi benshi biganjemo abo mu bihugu bya East Africa. Ubwo twatangiye kubyina ariko njyewe mbanza kugira isoni. Teta ahita nkurura atangira kumbyinisha, ubwo nanjye ntangira kubyina. Natangiye kumenyera, noneho nanjye ntangira kubyina nk'aho nsanzwe mbimenyereye. Mbese nari meze nk'ihene yaciye ikiziriko. Ubwo Teta na Ange batangiye gutumiza inzoga, batangira kunywa. Bampaye mbabwira ko njyewe ndi umurokore ntanywa inzoga. Ange yakomeje kumpatiriza ngo ninsomeho gake, ngo ntacyo ndi bubi. Nakomeje kwihagararaho, ariko burya ngo ntawe unanira umushuka, ahubwo ananira umuhana. Naje kwisanga natangiye gusomaho. Hashize umwanya muto ya nzoga yatangiye kungeramo, ubwo ntangira gucika intege. Muri ako kanya hahise hinjira abasore batatu,
baraza baradusuhuza, bari baziranye na Teta na Ange, baranyibwira nanjye ndabibwira. Turangije kwibwirana, ubwo noneho batangira gutumiza inzoga z'ubwoko bwose, nanjye aho ndi nari nigize umunyamugi. Ubwo si ukunywa ndasizora, kandi sinari nzi n'ubwoko bw'inzoga ndi kunywa, napfaga kunywa. Twakomeje kubyina buri wese n'uwe. Mbonye igiye nanjye ndahaguruka kugira ngo nsange Teta na Ange aho nabasize. Nkurikira inzira nabonaga imbere yanjye, ariko naje kwisanga inzira ingejeje hanze ya club. Gerageje gushaka inzira nsubiza muri cya cyumba Teta na Ange barimo, mbura inzira yerekezayo neza. Kandi ubwo niko nagendaga ndandabirana, nshatse telefone ngo mbahamagare baze bamfate, nibuka ko telefone yanjye ari Teta wayimbikiye. Mbonye binyobeye ntangira kwigira inama yo kujya gushaka moto ikantahana. Nakomeje kumanuka nerekeza epfo ya club ngo ndebe ko nabona moto, ariko ndayibura kubera amasaha yari amaze no gukora, dore ko byari bigeze mu ma saa saba z'ijoro. Nakomeje kwigira hepfo kugira ngo ndebe ko nayibona, ariko nkomeza kuyibura. Natangiye kumva ubwoba bunyishe, ntangira kwibaza ibiri kumbaho. Nahise mpagarara aho mu mwanya muto, nahise mfatwa n'ikizungera, nuko nikubita hasi. Ubwo nahise ntangira kuruka za nzoga nanyoye. Muri ako kanya hahise haca abapolisi bari ku burinzi, baba barambonye, baza bansanganira aho nari ndyamye. Bahageze bagerageza kumvugisha, ariko sinashoboraga kuvuga ngo ibintu byumvikane. Umwe muri bo arababwira ngo twigendere, ni indaya yasinze nizimushira amarage iwabo. Bageze imbere gato, undi mupolisi umwe muri bo arababwira ati, ibintu dukoze ntabwo ari byo, uriya mwana w'umukobwa dusize hariya, hagize uza akamuhohotera ntabwo twaba turi abapolisi ba nyabo. Bose baramuseka cyane. Umwe muri bo aramubwira ati, ariko nawe Paul rwose wigize umunyampuhwe, nk'iriya ndayi gutera ikibazo koko, aho ugenda umurarire ni wowe ufite umwanya. Ubwo Paul yiyemeza gusubira inyuma. Numvaga ibyo bavuga nubwo ntashoboraga kuvuga, ariko no mu kanya gato ntangira gusinzira. Yahise akuramo ikoti yari yambaye ararinyorosa, hanyuma yicara hafi aho yiyemeza kurara ncungira umutekano. Bukeye mu gitondo narakangutse nisanga ndyamye iruhande rw'umuhanda. Mu gihe nkibaza uko byagenze, ndebye ku ruhande mbona umupolisi uhicaye. Ubwoba buranyica, ndakanaguzwa, nshaka kwiruka biranga. Muri ako kanya yahise aza aranyegera, ambwira mu ijwi rituje ati, wigira ubwoba ntacyo ngutwara. Ampereza ukuboko nanjye ndamusuhuza. Nahise ntangira kwibaza byinshi. Yambwiye ko yitwa Paul, nanjye mubwira ko nitwa Keti. Nagerageje kumubwira muri make ibyambayeho, ariko sinabibarangije byose kuko najyaga kuvuga ikiniga kikanyica nkarira. Paul yahise ahamagara moto, mbona akoze mu mufuka akuyemo ikarita iranga akazi akora, business card, arayimpereza. Hanyuma ampereza n'amafaranga 5,000. Arambwira ati, Keti genda uryame uruhuke, nubona umwanya uzampamagare tuganire. Nahise nurira moto no mu rugo. Ngeze ku gipangu cyo mu rugo, imitima yatangiye kumbana byinshi y'uburyo ndi bubabeshye. Ndakomanga, umukozi araza aramfungurira.
ngeze mu gikari nsanga mama ari muri dushe, papa aracyaryamye. Nahise ninjira mu cyumba mvanamo imyenda vuba, dore ko yari yahindutse itaka gusa. Nuko ntega igitambaro mu mutwe kuko imisatsi wari wasambaguritse cyane. Ngeze hanze nahise nkubitana na mama avuye muri dushe. Ambonye nta no kunsuhuza atambaza ati Keti waraye he? Koko Keti ugatinyuka ukarara mu gasozi utavuze? Ubwo mpita mwegera ndamubwira nti mama ntundakarire kuko nanjye sinjye. Ibirori bya wa mwana nakubwiye nari nagiyemo byatangiye bitinze kandi birangiye ngiye gushaka imodoka intahana ndayibura neza. Ubwo mpitamo kurara gutyo. None se Keti kuki utaduhamagaye ngo utubwire ugatuma turara duhangayitse? Mama telefone yanjye umuriro wari washizemo mbura uko mbahamagara. Mama yaranyizeraga cyane ku buryo ibyo namubwiraga byose yumvaga ko ntashobora kumubeshya. Yahise ambaza ati Keti ko uzindutse cyane barakwirukanye? Ndaseka ndamubwira nti oya mama, nuko numvaga mbakumbuye wowe na papa. Ahubwo se ko papa yatinze kubyuka? Papa wawe yari avuye mu masengesho atinze niyo mpamvu. Nuko mpita mbwira mama nti mama ndumva ibitotsi binyishe, reka njye muri dushe ubundi mbe ndyamye, naraye nasinziriye kubera ko baraye basakuza. Mama ahita ambwira ngo nta kibazo mwana wa, ubwo ikinyoma cyanjye kiba kirafashe. Mbere y'uko njya muri dushe mama yambwiye ko agiye ku rusengero. Ambwira ko papa nabyuka nza kumuha ifunguro rya mu gitondo. Nkimara kuva muri dushe nahise njya kuryama kuko numvaga umubiri wose wavunaguritse kubera kurara hasi. Nkimara kugera ku gitanda kugira ngo nsinzire natangiye kwibaza kuri Paul, nibaza icyatumye ngirira impuhwe kandi atanzi. Yewe ntangira kwiyumvisha ko wenda ashobora kuba nzi yewe ntamuzi. Natangiye kwibuka ibyabaye byose nshyira ubwenge ku gihe, nanjye numva ndigaye. Nuko ndabyuka ndasenga nsaba Imana imbabazi. Kuryama byarananiye neza kuko nageraga mu buriri ngahita ntekereza uburyo naraye mu muhanda nasinze nkumva mbuze amahoro. Gusa icyizere nari mfite nuko nta muntu wari wigeze ambona ngo abe yabibwira ababyeyi banjye. Nakomeje gutekereza kuri Paul wamfashije ntaho nzi nta n'ikintu ansha, numva ntangiye kumukunda no kumwibazaho byinshi kuko n'ubwa mbere nari mbonye umuntu ushobora kwitangira ibibazo by'undi muntu bigeze hariya. Nahise mfata ya karita yampaye ngo ndebeho nimero kugira ngo muhamagare mushimire igikorwa cyiza yankoreye. Ndebye telefone ndayibura, mpita nibuka ko Teta ari we uyifite. Nahise mbyuka vuba vuba ndambara njya ku muhanda, mfata moto ndiruka no kwa Teta. Ngezeyo nasanze hanze aho ariho yaraye. Bambonye barasakuza cyane baza bansanganira. Barambwira ngo twe twagize ubwoba ko hari icyakubayeho kuko twagushatse hose kuri club turakubura. Bashatse kumbaza byinshi babwira ko ikinzanye ari telefone yanjye. Anje araza aranyegera arambaza ati none se Keti byaraye bikugendekeye bite ko twaherutse turi kumwe hanyuma tukaza kukubura? Ndamubwira nti nkubwiye ibyambayeho ntabwo nataha kuko ni birebire kandi birababaje, ahubwo reka ngende papa atabyuka akambura nsize aryamye, tuzabonana ku cyumweru mbabwire ibyanjye. Gusa ntabwo muri inshuti nziza. Teta yumvise mvuze aya magambo ahita ambwira ati Keti ni ukuri turagusaba imbabazi ku byabaye byose, kuba tutarabashije kukuba hafi kandi ari twe tuhamenyereye.
Ndamusubiza nti mwebwe ntacyo mbashinja, umusazi ni njyewe wishoye mu byo nashoboye. Ubwo mpita mbasiga aho mfata moto insubiza mu rugo. Naho ubutaha tuzakomeza n'iyi nkuru y'urungano. Ushobora no kudukurikira kandi kuri YouTube channel URTV 250. Ni muze rungano. ijwi ry'urugwiro mu biganiro bitandukanye. Ni byiza rero yuko utacika intege, komeza wumve na episode yakurikiyeho ya kabiri kandi uze kumva n'iya gatatu. ijwi ry'urugwiro mu biganiro bitandukanye. Urungano. Iki ni ikiganiro cy'urungano gica kuri radiyo URTV, aho tuzajya tubagezaho inkuru y'uruhererekane buri mugoroba, hamwe nanjye Jeanne Niyonizigiye. Mwayikurikira kandi kuri site ya urtv.fr. Urungano. Urugwiro ni kimwe mu bintu bifasha kubaho mu buzima wishimye, kandi ibyishimo iyo ubifite mu mutima nta kindi kintu uba wumva kuri wowe cyakugiraho ingaruka, kubera ko ibije byose ubirenzaho kuko uba ufite ibyishimo muri wowe. Niyo mpamvu radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro ihari kugira ngo yongere kugarura urugwiro. Ni iki cyamfasha guca mu bihe nyuramo neza? Burya nta kigufasha neza nko guca mu bihe uzi n'uburyo wabyitwaramo. Reka nkumare impungenge. Mu kiganiro cy'urungano urukurikirane kuri radiyo URTV ijwi ry'urugwiro, hamwe nanjye Jeanne Niyonizigiye, buri mugoroba kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Inkuru wasanga kuri IRTV.fr ukayisomera cyangwa ukayitega amatwi buri mugoroba kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. ijwi ry'urugwiro mu biganiro bitandukanye. Ibiganiro by'imikino, ari byo makuru ya siporo, ibiganiro by'inyungurabwenge, ibiganiro by'umuziki, harimo indirimbo ziramya, indirimbo z'Imana n'indirimbo zidufasha. Urungano. Iki ni ikiganiro cy'urungano gica kuri radiyo URTV, aho tuzajya tubagezaho inkuru y'uruhererekane buri mugoroba, hamwe nanjye Jeanne Niyonizigiye. Mwayikurikira kandi kuri site ya urtv.fr. Urungano. Ni koko n'ikiganiro cy'urungano. Reka Jeanne akomeze n'ikiganiro yabateguriye uyu munsi, episode ya kabiri mu nkuru y'urungano. Kuhanga bw'ibyuma turaje duhe Jeanne antenne akomeze, ariko akanya gato iyi ndirimbo urungano rubanze rwibukiranye ko rukwiye gukurikirana iki kiganiro. Amasaha aratambutse, bibaye isaa 11 zirenzeho iminota 3 n'amasegonda make muri studio bari mu Bufaransa. Ndizera ko rero namwe umugoroba uri kugenda ubabera mwiza, kandi indirimbo nk'ingiyi nakomeje kuyivugiramo rungano, nimuyitegere amatwi. Naho mu kanya turumva gatoya uko byatangiye, nyuma twumve naho byari bigeze, ko byari byarangiye, nyuma Jeanne tumuhe mikro. Ndizera ko imusanze mumeze neza Jeanne. Mu kanya turaje dukomeze. Inshuti twakundanye zitahiye mwibanga ry'ubuzima, n'ubu tujwi twabo turirimba mu bejo. Rungano ntituzabibagirwa, n'ubu tujwi twanyu turirimba mu bejo. Urungano. Iki ni ikiganiro cy'urungano gica kuri radiyo URTV, aho tuzajya tubagezaho inkuru y'uruhererekane buri mugoroba,
hamwe nanjye Jeanne Niyonizigiye. Mwayikurikira kandi kuri site ya urtv.fr urungano. Mu gitero kimwe cyangwa se igice cyacyo Masaba arakoze nyageza ati rungano Jeanne nawe ati n'ikiganiro cy'urungano. Reka twibukiranye byari byatangiye gute mu kiganiro episode ya mbere cy'ubushize, na gace gato kuko byatangiye nikarangira turongera twumve iyi ndirimbo rungano amasegonda make, hanyuma twumve uko byari byashoje. Jeanne nawe uburi hafi, njye ndaza kugaruka iki kiganiro kirangiye, kandi nizere yuko Jeanne ku murongo biri kugenda neza. Nawe dukurikiye kurikiranye iya tabejwe ry'urugwiro, turagushimira uko Jeanne yari yateruye agira atya ati hari kuwa gatanu ko najyaga bwa mbere mu kabyiniro kitwa Kigali Next Club hamwe n'inshuti zanjye. Hari ku munsi wari wiswe ijoro ry'abari n'abategarugori, Ladies Night. Ariko mbere yo kwerekezayo nabanje kubeshya ababyeyi banjye ko ngiye mu munsi mukuru w'amavuko y'umwana twigana. Byarangoye kubeshya kuko mu buzima bwanjye ntari narigeze ntinyuka kubeshya ababyeyi banjye. Ibyo byose nabikoze kubw'inama mbi z'inshuti zanjye Teta na Ange. Kubera igihe cyose nabaga ndi kumwe nabo bageragezaga kunyumvisha ko nasigaye inyuma, ndetse ntibanatinyaga kumbwira ko naho ntaniye n'abanyacyaro. Ibyo byose nibyo byaje gutuma mfata umwanzuro wo kujya kureba ibyo byiza bandushije. Byari ibyishimo byinshi kuri bo kumva ko nemeye kujyana nabo. Nanjye nari mfite amatsiko menshi ariko avanze n'ubwoba, kuko numvaga bavuga ko hakorerwa ibintu bibi nk'ubusinzi, uburaya n'ibindi byinshi. Gusa inshuti zanjye zambwiraga ko ibyo byose ari ukubeshya. Twagezeyo saa 4 z'ijoro. rungano ntituzabibagirwa, n'ubu tujwi twanyu turirimba mu becu. Ange araza aranyegera arambaza ati none se Keti byaraye bikugendekeye bite ko twaherutse turi kumwe hanyuma tukaza kukubura? Ndamubwira nti nkubwiye ibyambayeho ntabwo nataha kuko ni birebire kandi birababaje, ahubwo reka ngende papa atabyuka akambura nsize aryamye, tuzabonana ku cyumweru mbabwire ibyanjye. Gusa ntabwo muri inshuti nziza. Teta yumvise mvuze aya magambo ahita ambwira ati Keti ni ukuri turagusaba imbabazi ku byabaye byose, kuba tutarabashije kukuba hafi kandi ari twe tuhamenyereye. Ndamusubiza nti mwebwe ntacyo mbashinja, umusazi ni njyewe wishoye mu byo nashoboye. Ubwo mpita mbasiga aho mfata moto insubiza mu rugo. rungano ntituzabibagirwa, n'ubu tujwi twanyu turirimba mu becu. Ubushize twasize Teta na Ange basaba Keti imbabazi kuko bamutwaye ahantu atamenyereye ndetse ntibabashe no kumukurikirana. Kadukomeze n'urungano. Nkimara kugera mu rugo nasanze papa yabyutse arimo yibaza aho nahise njya kuko umukozi yari yamubwiye ko natashye. Nuko tugihuza amaso ubwoba buranyica, nawe abona ko mfite igihunga.
ambajije aho narindi mubwira ko bari bampamagaye bakambwira ko teta arembye ngo njye kumureba. Ubwo mba mukubise ikindi kinyoma, ariko we mbona byibajijeho cyane. Nuko arambwira ati ngaho genda ibyawe ndabyigaho neza. Nagiye mu cyumba cyanjye, ngezeyo ndicara, ntangira kwibaza iherezo ry'ibinyoma mazemo iminsi. Niyemeza kutazongera kubeshya kubera ko umutima wanjye wanshiraga urubanza, dore ko kubeshya bitari umuco wanjye. Nafashe telefone mpamagara Paul, nuko aranyitaba. Ndamwibwira, ndamubwira nti ni Keti. Arambwira ati yoo, ese ni wowe mama? Ambaza uko meze niba nabashije kuruhuka. Mubwira ko nabanje kujya gufata telefone iwabo na teta, kuko ari we wari wayitahanye. Yahise ansaba kwitondera izo nshuti zanjye, ambwira ko zishobora kuba atari nziza, ndetse ko zishobora kunkururira ibyago. Gusa ibyo yambwiraga sinabyitagaho, kuko nari ndi kwiyumvira ijwi rye ryiza ryuje ubwitonzi. Ntiyambajije byinshi, yahise ambwira ati Keti, ukeneye kuryama ukaruhuka, ibindi turabivugana umaze kumererwa neza. Arambwira ati ngaho wiyiteho, ansezeraho. Dusezeranaho. Nakomeje gutekereza kuri Paul, kuko numvaga namwikundiye kubera ineza yangiriye. Nibutse ibyo mama yasize ambwiye, mpita njya gutegura ifunguro rya papa. Rigejeje ku meza, nkabona papa arimo aranyitegereza cyane, nuko muha karibu, ndangije mubwira ko mfite ibitotsi kubera ntasinziriye neza. Arambwira ati ngaho genda uruhuke. Naragenda aryama, mbuzwa amahoro n'ukuntu papa yagumye anyitegereza. Mu gihe nkiri muri ibyo, numva papa arongeye, arampamagaye, ansaba ko tuvugana akanya gato. Nasubiye muri salo, nuko papa atangira kumpata ibibazo, ambaza ku by'ijoro ryakeye. Musubiriramo uko nabwiye mama, ariko mwitegereje nkabona atari kubyumva. Papa yakomeje kumbaza byinshi, ariko njye numvaga ntabyitayeho, nakomeje kwitekerereza Paul gusa. Papa yakomeje kunyitegereza, kuko yarabibonaga ko nagiye kure mu bitekerezo. Ankozaho akaboko arampamagara ati Keti, ndikangamira nk'uvuye mu nzozi. Yabonye ko ntari hafi, ubwo ansaba kujya kuruhuka, kuko yabonaga ko ibitekerezo biri kure nta n'ikintu tubasha kuvugana. Nagiye kuruhuka, ariko nkagumya nifuza kongera kwivuganira na Paul. Hashize akanya, numvise SMS kuri telefone, ngira amashyushyu yo kureba aho iturutse. Ndebye nsanga ni Paul unyandikiye, ati ese umerewe ute? Nanjye niciye icyara. Ni Paul nawe umenye yankunze, ntangira kubitekereza noneho birenze. Nanone natekereza uburyo yansanze ku muhanda nasinze, nkumva binteye ikimwaro.
Hashize akanya numva telefone irasonnye, ubwoba buranyica, ntangira kubira ibyuya mu ntoki ntekereza ko ari Paul umpamagaye, nibaza ikiganiro tugiye kugirana. Mu gihe nkiri nibaza ikiganiro tugiye kugirana, mu gihe nkiri muri ibyo telefone ivaho. Hashize akanya telefone yongeye gusona, nihutira noneho kuyifata ngo ndebe ninde uhamagaye. Nyikubise amaso, mana we! Ese ni Paul wari uhamagaye cyangwa n'undi muntu? Naho mu kiganiro urungano cy'ubutaha. Mwari kumwe na Jeanne Niyonizigiye kuri radiyo URTV. Ukurikire ukanda *URTV/FR. Wayikurikira kandi kuri YouTube channel URTV 250. Ushobora kandi no kuyikurikira yanditse website yacu *URTV/FR. Urungano. Iki ni ikiganiro cy'urungano gica kuri radiyo URTV, aho tuzajya tubagezaho inkuru y'uruhererekane buri mugoroba, hamwe nanjye Jeanne Niyonizigiye. Ijwi ry'urugwiro, ijwi ry'urugwiro mu biganiro bitandukanye. Komeza rero uryoherwe n'iyi nkuru, ndizera ko ubwo uraza kuba urangije episode uraba utangiye kujya muri mood neza, ushobora kuzajya uyikurikira cyangwa ukayisobanurira n'abandi, kandi isaha Jeanne yayibarangiye bihagije. Urugwire muri mwebwe, genda kuhanga bw'ibyuma, ndi Andre Isaka mu mwami dukurikiye kuri radio. Ndizera yuko byabanejeje kandi namwe muzatwumva kuri YouTube igihe cyose, muzaduhe like cyangwa muduhe comment. Mugire umugoroba mwiza. Ijwi ry'urugwiro, ijwi ry'urugwiro mu biganiro bitandukanye. Urungano. Iki ni ikiganiro cy'urungano gica kuri radiyo URTV, aho tuzajya tubagezaho inkuru y'uruhererekane buri mugoroba, hamwe nanjye Jeanne Niyonizigiye. Mwayikurikira kandi kuri site ya URTV/FR. Urungano. Urugwiro. Urugwiro ni kimwe mu bintu bifasha kubaho mu buzima wishimye, kandi ibyishimo iyo ubifite mu mutima nta kindi kintu uba wumva kuri wowe cyakugiraho ingaruka, kubera ko ibije byose ubirenzaho kuko ufite ibyishimo muri wowe. Niyo mpamvu radiyo URTV FM ijwi ry'urugwiro ihari kugira ngo yongere kugarura urugwiro. Niki cyamfasha guca mu bihe nyuramo neza? Burya nta kigufasha neza nko guca mu bihe uzi n'uburyo wabyitwaramo. Reka nkumare impungenge. Mu kiganiro cy'urungano urukurikirane kuri radiyo URTV ijwi ry'urugwiro, hamwe nanjye Jeanne Niyonizigiye, buri mugoroba kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu. Inkuru wasanga kuri URTV/FR ukayisomera cyangwa ukayitega amatwi buri mugoroba kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu. Ijwi ry'urugwiro, ijwi ry'urugwiro mu biganiro bitandukanye. Ibiganiro by'imikino, ari byo makuru ya siporo, ibiganiro by'inyungurabwenge, ibiganiro by'umuziki, harimo indirimbo ziramya, indirimbo z'Imana, indirimbo zidufasha. Urungano. Iki ni ikiganiro cy'urungano gica kuri radiyo URTV, aho tuzajya tubagezaho inkuru y'uruhererekane buri mugoroba, hamwe nanjye Jeanne Niyonizigiye. Mwayikurikira kandi kuri site ya URTV/FR.
urungano. Hari ku wa gatanu ko najyaga bwa mbere mu kabyiniro kitwa Kigali Next Club hamwe n'inshuti zanjye. Hari ku munsi wari wiswe ijoro ry'abari n'abategarugori, Ladies Night. Umugoroba mwiza kandi nejejwe nuko ubashije kuba uteze amatwi IRTV ijwi ry'urugwiro, sauti ya kirafiki. Mu buryo ubwo aribwo bwose waba udukurikiye kuri YouTube cyangwa udukurikiye kuri IRTV.fr cyangwa ku buryo bwa call in, ndagira ngo nguhe ikaze. Mwari mutangiye kumva uko byari bimeze ari kuwa gatanu. Hari ababa batarabashije kumva episode zatambutse. Uyu munsi ngiye kugira ntituzumveho gatoya kugira ngo twese tujyane umujyo umwe tuzibyiye inkuru, kandi tuzajya tugenda dukomeza kugira imizingo mito twegeranya kandi tukareba icyo yaduhuguraho, tukareba n'icyo abandi bayivuzeho, haba ari muri commentaire ziri kuri IRTV.fr cyangwa se kuri YouTube channel IRTV 250. Nguko uko byari bimeze. Wowe wacitswe, kurikira mu kanya ndaza nsoma commentaire, ndahera kuzo kuri site, nyuma yaho ndaza no gusoma n'iziri kuri IRTV 250 YouTube channel. Kandi nawe ushobora kuza kugira igitekerezo utanga unyuze ku guteranya 276 kandi uzi na nimero yanjye personnel yo mu Bufaransa wa nyoherereza ubutumwa nta kibazo, gusa kumpamagara byurumva ko bitakunda. Ngayo nguko umva uko byari bimeze. Ariko mbere yo kwerekezayo nabanje kubeshya ababyeyi banjye ko ngiye mu munsi mukuru w'amavuko y'umwana twigana. Byarangoye kubeshya kuko mu buzima bwanjye ntari narigeze ntinyuka kubeshya ababyeyi banjye. Ibyo byose nabikoze kubw'inama mbi z'inshuti zanjye, Teta na Ange. Kubera igihe cyose nabaga ndi kumwe nabo, bageragezaga kunyumvisha ko nasigaye inyuma, ndetse ntibanatinyaga kumbwira ko naho ntaniye n'abanyacyaro. Ibyo byose nibyo byaje gutuma mfata umwanzuro wo kujya kureba ibyo byiza bandushije. Byari ibyishimo byinshi kuri bo kumva ko nemeye kujyana nabo. Nanjye nari mfite amatsiko menshi ariko avanze n'ubwoba, kuko numvaga bavuga ko hakorerwa ibintu bibi nk'ubusinzi, uburaya n'ibindi byinshi. Gusa inshuti zanjye zambwiraga ko ibyo byose ari ukubeshya. Twagezeyo saa 4 z'ijoro. Ubwo turinjira ntangazwa n'amatara y'amabara atandukanye yagendaga yihinduranya. Wabonaga abari aho bose bishimye, babyina, baseka, abandi basomana, mbese buri wese wabonaga ari muri mudu yifuza. Hari hasohokeye abantu batandukanye bo mu bihugu bitandukanye, Abafaransa, Abanyamerika, Abashinwa ndetse n'abandi benshi biganjemo abo mu bihugu bya East Africa. Ubwo twatangiye kubyina ariko ngewe mbanza kugira isoni. Teta ahita nkurura atangira kumbyinisha, ubwo nanjye ntangira kubyina. Natangiye kumenyera, noneho nanjye ntangira kubyina nk'aho nsanzwe mbimenyereye. Mbese nari meze nk'ihene yaciye ikiziriko. Ubwo Teta na Ange batangiye gutumiza inzoga, batangira kunywa. Bampaye mbabwira ko ngewe ndi umurokore ntanywa inzoga. Ange yakomeje kumatiriza ngo ninsomeho gake, ngo ntacyo ndi bubi. Nakomeje kwihagararaho, ariko burya ngo ntawunanira umushuka, ahubwo ananira umuhana. Naje kwisanga natangiye gusomaho. Hashize umwanya muto ya nzoga yatangiye kungeramo, ubwo ntangira gucika intege.
Muri ako kanya hahise hinjira abasore batatu, baraza baradusuhuza, bari baziranye na Teta na Ange. Baranyibwira nanjye ndabibwira. Turangije kwibwirana, ubwo noneho batangira gutumiza inzoga z'ubwoko bwose, nanjye aho ndi nari nigize umunyamuke. Ubwo si ukunywa ndasizora, kandi sinari nzi n'ubwoko bw'inzoga ndi kunywa, napfaga kunywa. Twakomeje kubyina buri wese n'uwe. Mbonye agiye nanjye ndahaguruka kugira ngo nsange Teta na Ange aho nabasize. Nkurikira inzira nabonaga imbere yanjye, ariko naje kwisanga inzira ingejeje hanze ya club. Gerageje gushaka inzira nsubiza muri cya cyumba Teta na Ange barimo, mbura inzira yerekezayo neza. Kandi ubwo niko nagendaga ndandabirana, nshatse telefone ngo mbahamagare baze bamfate, nibuka ko telefone yanjye ari Teta wayimbikiye. Mbonye binyobeye ntangira kwigira inama yo kujya gushaka moto ikantahana. Nakomeje kumanuka nerekeza epfo ya club ngo ndebe ko nabona moto, ariko ndayibura kubera amasaha yari amaze no gukora, dore ko byari bigeze mu ma saa saba z'ijoro. Nakomeje kwigira hepfo kugira ngo ndebe ko nayibona, ariko nkomeza kuyibura. Natangiye kumva ubwoba bunyishe, ntangira kwibaza ibiri kumbaho. Nahise mpagarara aho mu mwanya muto, nahise mfatwa n'ikizungera, nuko nikubita hasi ubwo. Nkomereje aho gato ntarambiranye, inshuti ya IRTV ijwi ry'urugwiro. Urumva ko Manyinya yari imaze kugera muri uyu mwana w'umukobwa. Wakwibaza uko byakomeje bigenda, ariko mu kanya Jeanne arakomeza atubarira iyi nkuru y'urungano. Ibigaragara nuko iyi nzoga ari mu cyurabuhoro, ari nziza kandi n'indi mfura, gusa bikabanza mwumve iyi ndirimbo imbarirano, hanyuma dukomeze nsoma uko mwabivuze, wowe wabashije gufata umwanya wawe ukandika. Uzumvisha amatwi agira ubwenge bwawe, kandi hutire kumva ariko utinde kuvuga. Ntugire ngo ndaguhana hoya, inama jyewe naguhaga. Ntugire ngo ndaguhana hoya, inama jyewe naguhaga. Uretse gatoya mpera kuri komenti ibanza igira itya iti:
nibaza icyatumye ngirira impuhwe kandi atanzi. Yewe ntangira kwiyumvisha ko wenda ashobora kuba nzi yewe ntamuzi. Natangiye kwibuka ibyabaye byose nshyira ubwenge ku gihe, nanjye numva ndigaye. Nuko ndabyuka ndasenga nsaba Imana imbabazi. Kuryama byarananiye neza kuko nageraga mu buriri ngahita ntekereza uburyo naraye mu muhanda nasinze nkumva mbuze amahoro. Gusa icyizere nari mfite ni uko nta muntu wari wigeze ambona ngo abe yabibwira ababyeyi banjye. Nakomeje gutekereza kuri Paul wamfashije ntaho nzi nta n'ikintu ansha, numva ntangiye kumukunda no kumwibazaho byinshi, kuko ni ubwa mbere nari mbonye umuntu ushobora kwitangira ibibazo by'undi muntu bigeze hariya. Nahise mfata ya karita yampaye ngo ndebeho nimero kugira ngo muhamagare mushimire igikorwa cyiza yankoreye. Ndebye telefone ndayibura, mpita nibuka ko Teta ari we uyifite. Nahise mbyuka vuba vuba ndambara njya ku muhanda, mfata moto ndiruka no kwa Teta. Ngezeyo nasanze Ange aho ariho yaraye. Bambonye barasakuza cyane baza bansanganira, barambwira ngo twe twagize ubwoba ko hari icyakubayeho kuko twagushatse hose kuri club turakubura. Bashatse kumbaza byinshi babwira ko ikinzanye ari telefone yanjye. Ange araza aranyegera arambaza ati none se Keti byaraye bikugendekeye bite ko twaherutse turi kumwe hanyuma tukaza kukubura? Ndamubwira nkubwiye ibyambayeho ntabwo nataha kuko ni birebire kandi birababaje, ahubwo reka ngende papa atabyuka akambura nsize aryamye, tuzabonana ku cyumweru mbabwire ibyanjye. Gusa ntabwo muri inshuti nziza. Teta yumvise mvuze aya magambo ahita ambwira ati Keti ni ukuri turagusaba imbabazi ku byabaye byose, kuba tutarabashije kukuba hafi kandi ari twe tuhamenyereye. Ndamusubiza nti mwebwe ntacyo mbashinja, umusazi ni ngewe wishoye mu byo nashoboye. Ubwo mpita mbasiga aho mfata moto insubiza mu rugo. wowe rero utarabashije kumva igice cya mbere nuko byagenze abasigaho nuko ajya mu rugo. Igice cya kabiri se byo byari byifashe bite? Reka twumve gato uko byari byifashe mu gice cya kabiri. Gusa ndahita mbanza guterera akajisho kuri RTV 250 YouTube channel ndebe icyo abakurikiranye iyi nkuru babivuzeho, nacyo nyikomozeho, hanyuma ducunguze uburyo umwete twerekeze ku gice cya gatatu. Ubushize twasize Teta na Ange basaba Keti imbabazi kuko bamutwaye ahantu atamenyereye ndetse ntibabashe no kumukurikirana. Kadukomeze n'urungano. Nkimara kugera mu rugo nasanze papa yabyutse arimo yibaza aho nahise njya kuko umukozi yari yamubwiye ko natashye. Nuko tugihuza amaso ubwoba buranyica, nawe abona ko mfite igihunga. Ambajije aho narindi mubwira ko bari bampamagaye bakambwira ko Teta arembye ngo njye kumureba. Ubwo mba mukubise ikindi kinyoma, ariko we mbona byibajijeho cyane. Nuko arambwira ati ngaho genda ibyawe ndabyigaho neza. Nagiye mu cyumba cyanjye, ngezeyo ndicara ntangira kwibaza iherezo ry'ibinyoma maze mu minsi.
niyemeza kutazongera kubeshya kubera ko umutima wanjye wanshiraga urubanza, dore ko kubeshya bitari umuco wanjye. Nafashe telefone mpamagara Paul, nuko aranyitaba. Ndamubwira nti ni Keti. Arambwira ati yoo, ese ni wowe mama? Ambaza uko meze, niba nabashije kuruhuka. Mubwira ko nabanje kujya gufata telefone iwabo na teta, kuko ari we wari wayitahanye. Yahise ansaba kwitondera izo nshuti zanjye, ambwira ko zishobora kuba atari nziza, ndetse ko zishobora kunkururira ibyago. Gusa ibyo yambwiraga sinabyitagaho, kuko nari ndi kwiyumvira ijwi rye ryiza ryuje ubwitonzi. Ntiyambajije byinshi, yahise ambwira ati Keti, ukeneye kuryama ukaruhuka, ibindi turabivugana umaze kumererwa neza. Arambwira ati ngaho wiyiteho, ansezeraho. Dusezeranaho. Nakomeje gutekereza kuri Paul, kuko numvaga namwikundiye kubera ineza yangiriye. Nibutse ibyo mama yasize ambwiye, mpita njya gutegura ifunguro rya papa. Rigejeje ku meza, nkabona papa arimo aranyitegereza cyane, nuko muha karibu. Ndangije mubwira ko mfite ibitotsi kubera ntasinziriye neza. Arambwira ati ngaho genda uruhuke. Naragenda aryama, mbuzwa amahoro n'ukuntu papa yagumye anyitegereza. Mu gihe nkiri muri ibyo, numva papa arongeye, arampamagaye, ansaba ko tuvugana akanya gato. Nasubiye muri salo, nuko papa atangira kumpata ibibazo, ambaza ku by'ijoro ryakeye. Musubiriramo uko nabwiye mama, ariko mwitegereje nkabona atari kubyumva. Papa yakomeje kumbaza byinshi, ariko njye numvaga ntabyitayeho. Nakomeje kwitekerereza Paul gusa. Papa yakomeje kunyitegereza, kuko yarabibonaga ko nagiye kure mu bitekerezo. Ankozaho akaboko arampamagara ati Keti, ndikangamira nk'uvuye mu nzozi. Yabonye ko ntari hafi, ubwo ansaba kujya kuruhuka, kuko yabonaga ko ibitekerezo biri kure, nta n'ikintu tubasha kuvugana. Nagiye kuruhuka, ariko nkagumya nifuza kongera kwivuganira na Paul. Hashize akanya, numvise SMS kuri telefone, ngira amashyushyu yo kureba aho iturutse. Ndebye nsanga ni Paul unyandikiye, ati ese umerewe ute? Nanjye niciye icyara. Ni Paul nawe umenye yankunze. Ntangira kubitekereza noneho birenze. Nanone natekereza uburyo yansanze ku muhanda nasinze, nkumva binteye ikimwaro. Hashize akanya numva telefone irasonnye, ubwoba buranyica. Ntangira kubira ibyuya mu ntoki, ntekereza ko ari Paul umpamagaye. Nibaza ikiganiro tugiye kugirana. Mu gihe nkiri nibaza ikiganiro tugiye kugirana. Mu gihe nkiri muri ibyo, telefone ivaho. Hashize akanya, telefone yongeye gusona. Nihutira noneho kuyifata ngo ndebe ninde uhamagaye.
nyikubise amaso mana we. Ese ni Paul wari uhamagaye cyangwa n'undi muntu? nkeka wamaze kwitegera amatwi. Nari navuze ko nyuma yo kumva igice cya kabiri turareba icyo abantu babivuzeho, ndanyarutsa ni benshi, abantu bajya muri 11, ariko ubutumwa bwabo reka musome. Ndahera kuwa koze comment bwa nyuma, mu mbabarire niko system ikoze, ntabwo ari nge wabikoze, niko bimeze. Ndi kuri IRTV 250 ni YouTube channel yacu, aho ushobora kudukurikirana. Uwitwa Perithe Nyiransabimana yanditse ngo courage mukuru wanjye, umuntu amukubita like. Perusi Nyiransabimana uri guha courage Jeanne, ni byiza. Betty Mukamisha nawe niko yanditse ngo courage kula niyo nizigiye wetu. Ndimi zirahabaye like ebyiri zibaze nazo zikubisemo. Bihira Benoit
arandika ngo Karengetse Jeanne uri gukora umuti ariko uzaduhe n'inkuru irimo ahantu waseka uko kujya Jeanne, nizere ko uri kubyumva icyo Bihira Beno avuga ati burya ujya useka uzaduha inkuru noneho ugireho nawe useke twumve. Njya kanjye ndagakoze. Turi no gusima Tom, nari nasomye ubutumwa bwe kuri IRTV no kuri YouTube channel yaratanze ubundi butumwa ati nezezwa nirijwi kabisa, ufite impano mwana muto. Aya wakwandika uti mfite impano, ntabwo bavuga ngo mfite impano. Wihangane Tom ngo kosore ijambo impano ntabwo ribaho, ahubwo habaho impano. Nako kaba kanyuzemo iyo wabaye mwarimu, ni nko ufite imbwa burya ngo nyirimbwa ntati-gufa, ariko ntabwo ntukanye mu nyumve neza. Witwa Nkuru TV nawe yaranditse ngo ariko kweri mbega umwana w'umukobwa ubara inkuru neza, sha nzakoherereza nanjye inkuru yanjye maze nayo uzayibarire abandi. Sinzi nimba Nkuru TV yaramenye uburyo yakoherereza Jeanne inkuru ye, ariko biroroshye ni ukwandikira guteranya 276 347 399 ni WhatsApp ya radio. Ushobora kuyibona unarebye kuri IRTV.fr, adresse zose ziriho n'irinzira yose wakwandikamo Nkuru TV, ushobora koherereza Jeanne iyo nkuru yawe. Ntabwo ndarambirana, ariko mwihangane abantu bajya ku 11 ndumva ntawe natererana. Undi yaranditse ngo nukuri murigisha cyane, mukomerezaho cyane. Za cyane ko ari nyinshi kubumva biraruhura, reka mbibariza akabazo gato gusa. Ndasaba Jeanne ajya asubiza aba bantu, ntabwo ndi buze kubasubiza. Ngo mu minsi mike tuzajya twumva radio yanyu nta internet dukoresheje, murakoze kubusobanuro. Iki kibazo kirareba management nkuriye, reka nyisubize. Ibyo ni ukuri kandi uzatega amatwi uzamenya uburyo call in uzayikoresha, n'uburyo uzajya uhamagara nimero nubwo zaba zifite code yo mu gihugu utarimo, ariko nta kintu uzishyura, hanyuma wazihamagara ukumva radio udakoresheje ifaranga ryawe niri na rimwe. Radio mvuga ni IRTV, Urugwiro Radio Television. Ndakomeza reka ntambuke umwanya uranshiranye. Mateka TV na wati, ariko Mateka TV no witako nuwita Mateka TV ati bien fait Jeanne, kararyoshye neza pe. Nyarutse Salima Rusagara, tugushimira cyane ati courage chérie. Jeanne ubwo rero byumve Salima Rusagara ati courage chérie. Betty Mukamisha ati nkuru n'uburyohe rwose. Sugira Prince ati mbega ijwi ryiza, turagukunda komerezaho, mbega inkuru sawa. Ndagushuje cyane Sugira Prince, kubwa neza. Undi nawe ati courage Jeanne untera ishema. Izo ni comment zanditswe kuri IRTV 250 ya IRTV.fr, aho izi nkuru zigenda zinyura, kandi nawe wanyarukirayo ugatanga iyindi comment. Mwumvaga uyu muyugiri muri background, ariko ndawuzamura wose. Nurangira turashyiraho igice cya gatatu, Jeanne atubarire inkuru ya Keti, inkuru y'urungano. Ni inkuru tureba, kandi ntabwo ari inkuru yo gusetsa gusa, ariko ni inkuru igamije kwigisha kandi yo kugwiza urugwiro. IRTV sauti ya kirafiki, turi pari mu Bufaransa, mudukurikiranye aho muherereye hose kuri uyu mubumbe wa rurema, kandi mugwiza urugwiro. Ndizera yuko munejejwe na gahunda twabateguriye, gusa habaye hari ikitagenze neza
mujye mudukebura. Biroroshye, komenti zanyu turazakira kandi ziratunezeza. Kuguteranya 263,377,399 ndetse wazibagiwe gusa wandika irtv.fr ahagana hasi kundiba uhasanga uburyo bunyuranye bwakorohera ukaba watugezaho igitekerezo cyawe. Sebanani namupfukiranye umwanya utari muto, ariko reka mureke azamuke n'inkuru mbarirano. Gusa inkuru y'urungano yo si inkuru mbarirano ngayo nguko. Ubushize twasize Kate hari telefone imuhamagaye. Ese mama ninde wari umuhamagaye? Ntimujye kure. Nafashe telefone nditaba nsanga ni Teta imuhamagaye. Kubera ukuntu niyo navuyeyo nta kintu mbasobanuriye we na Ange ku byerekeye uko byagendekeye turi muri club. Ntekereje n'ukuntu navuyeyo mbabwiye ko atari inshuti nziza. Numva iyo telefone ntabwo iryoheye. Teta arambwira ati sha ntudufate nk'abana babi, ahubwo reka nkubwire indi diri rye. Ati sha hari umutipe wagukunze. Umva yagukunze byasaze, arimo kukumbaza buri munota. Kandi afite n'ikofi ya danje, uzi imodoka agendamo. Sha nibutse ibintu mwankoreye, nta diri nakongera kugirana namwe. Teta arambwira ngo yashashiriye, tubabarire n'ukuri ntabwo tukwangura bizi. Uwo mutipe yambwiye ko nibura niyo yakubona gusa, cyangwa se basi uze duhure, hari ikindi kintu nshaka ko tuvugana, kandi ntabwo ari ibintu bitinda. Ubwo mba ngiye ntiyongeye kureba Teta. Ngezeyo natunguwe no gusanga ari kumwe n'undi musore. Sinabitindaho kuko nzi ko agira inshuti nyinshi z'abasore. Ndabasuhuza, ngeze kuri uwo musore mbona ansuhuje amwenyura, mbona nyishimiye cyane. Nuko abaza Teta ngo n'uyu se? Cya gihe hari mu ijoro sinamurebaga neza. Teta ati nawe amaso aragura. Nuko arambwira ati uri umukobwa mwiza n'ukuri. Ndamubwira nti murakoze.
ariko nkumva ntacyo bimfasheho kubera ko nari namaze gukunda Paul bya nyabyo. Yakomeje kumbwira amagambo ankurura ariko akabona bitamfashe, nuko arambwira ati humura ibyo ngushakira ni byiza, niyo nabikubwira ubutaha ariko uyu munsi nyemerera dusangire agafanta basi. Ubwo bazanye fanta ndanywa, we sinari nzi n'ikintu arimo kunywa mu kirahuri. Nyimazemo ati baguhe indi, nuko barayizana ndayinywa. Kuko nari ndi kumwe na teta numvaga ntekanye kubera ko uwo musore ntari nzi ngo ninde. Nuko arambwira ati uzi ko tutibwiranye disi. Arambwira ati nitwa James, ndi ingaragu, ndi rwiyemezamirimo, nkora ibintu by'amasoko ya leta, nibyo mba ndimo buri munsi. Nanjye ndamubwira nti nitwa Kitty, ndi umunyeshuri muri kaminuza nigana na teta. Arambaza ati wikendi yawe se ukunda gukora iki? Ndamusubiza nti mba nsubiramo amasomo yanjye, nkajya muri korari cyangwa se tukagenda gusenga n'umuryango wanjye. Ndamubwira ahubwo uzatubera umushyitsi, taha nta kibazo, haba hari ibihe byiza, nzishima nudusura. Njye nibwiraga ko ndimo mbwira umuntu wishimiye ko mbasha kujya gusenga. Hashize akanya ndahaguruka njya mu bwiherero, ngarutse nkomeza kunywa fanta ariko nkumva irasa n'iyahinduye uburyohe. Sinabyitaho, ngira ngo ni kwa kundi unywa fanta ukumva wenda utangiye kuyihaga. Sinabyitaho, ndakomeza ndanywa, gusa ntangira kumva ngenda ncika intege, nkagenda ncika intege gake gake. Nyuma yaho naje kwisanga ndyamye ahantu ntazi mu cyumba, ndebye mbona iruhande rwanjye hari James. Nshaka kuvuza induru birananira kuko nari mfite intege nke cyane. Ntangira gusubiza amaso inyuma, nibuka ko mperuka numva ntangiye gucika intege, kandi nkibuka ko icyo gihe teta twari kumwe. Mwana we, ubu uyu musore ntiyangiriye nabi koko? Ubwoba buranyica. Ndavuga nti se ninsakuza abantu barahurura, bibe byanagera ku bantu banzi. Mana yanjye, noneho birarangiye pe. Ubu se ntiyanteye inda cyangwa izindi ndwara? Mu gihe nkiri kwibaza ibyo, James we yari yiryamye ubona nta kibazo na kimwe afite. Ubwo ndahaguruka vuba vuba ntangira kwambara kuko nari nisanze ntambaye kandi ndi mu buriri. Ngiye gusohoka arambwira ati garuka nkubwire gatoya. Arambwira ati wakoze cyane, nanyuzwe. Nari nkiri kudandabirana kubera ibintu bari bashyize muri fanta, numva nanarakaye, nibaza ibintu bankoze. Yampereje amafaranga 100,000, mbanza kubyanga ariko nibutse n'ibyabaye ndemera ndayafata, mvuga nti ngize n'ikibazo nayifashisha. Ndasohoka njya gutega moto, ingeza mu rugo bwari bumaze no kwira. Nkigerayo kuko bwari bwije, nahamagaye umukozi ngo azamfungurire rwihishwa. Araza, akimara kumfungurira namuhaye 5,000 kugira ngo ambikire ibanga. Ndanyunyumba ngira amahirwe mbona ngeze mu cyumba cyanjye. Ndiruhutse. Wenda mama ntiyamvumbuye.
ngeze mu cyumba natangiye kuruka kubera isereri nari mfite n'ibintu nanyoye ntazi ibyo ari byo. Naje kugwa agacuho ntangira gusinzira, ndasinzira mperayo pe. Mu gitondo kare numva umuntu arakomanze, ubwoba buranyica. Ntekereje ukuntu icyumba cyanjye nagihindanyije, ndibaza Mana we, ubuse mfungure mbireke? Niba ari mama ndamukizwa n'iki? Niba ari papa se ko we yanarumena akansanga mu nzu? Keti arafungura. Naho mu kiganiro cy'ubutaha mwari kumwe na Jeanne Niyonizigiye. Irembo naguhana hoya inamajewe naguhaza. Irembo naguhana hoya inamajewe naguhaza. Ndizera ko buri wese yabashije kumvamo ibimufitiye akamaro, kandi ese banane nyine abagenda arengura avuga ati ngewe ntugire ngo naguhanaga, cyakora n'inama naguhaga. Burya rero abwirwa benshi kandi akumvwa na beneyo. Iki kiganiro nakagaruka na Riandarisaka. Bye bye. Ijwi ry'urugwiro mu biganiro bitandukanye. Urungano. Iki ni ikiganiro cy'urungano gica kuri radiyo URTV, aho tuzajya tubagezaho inkuru y'uruhererekane buri mugoroba, hamwe nanjye Jeanne Niyonizigiye. Mwayikurikira kandi kuri site ya urtv.fr. Urungano. Urugwiro ni kimwe mu bintu bifasha kubaho mu buzima wishimye, kandi ibyishimo iyo ubifite mu mutima nta kindi kintu uba wumva kuri wowe cyakugiraho ingaruka, kubera ko ibije byose ubirenzaho kuko uba ufite ibyishimo muri wowe. Niyo mpamvu radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro ihari kugira ngo yongere kugarura urugwiro. Ni iki cyamfasha guca mu bihe nyuramo neza? Burya nta kigufasha neza nko guca mu bihe uzi n'uburyo wabyitwaramo. Reka nkumare impungenge. Mu kiganiro cy'urungano urukurikirane kuri radiyo URTV ijwi ry'urugwiro, hamwe nanjye Jeanne Niyonizigiye. buri mugoroba kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Inkuru wasanga kuri IRTV.fr ukayisomera cyangwa ukayitega amatwi buri mugoroba kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Ijwi ry'urugwiro mu biganiro bitandukanye. Ibiganiro by'imikino, ari byo makuru ya siporo, ibiganiro by'inyungurabwenge, ibiganiro by'umuziki, harimo indirimbo ziramya, indirimbo z'Imana, n'indirimbo zidufasha. Urungano. Iki ni ikiganiro cy'urungano gica kuri radiyo URTV, aho tuzajya tubagezaho inkuru y'uruhererekane buri mugoroba, hamwe nanjye Jeanne Niyonizigiye. Mwayikurikira kandi kuri site ya urtv.fr. Urungano. uzumvisha amatwi ashyira ubwenge bwawe, kandi ihutire kumva ariko utinde kuvuga. Ntugire ngo ndaguhana hoya inama jyewe naguhaga. Ntugire ngo ndaguhana hoya inama jyewe naguhaga. Dore hangaha abanzi bararunze bitwaje
y'urukundo